twongeye kuba ikaze bakunze Umuragwa Family TV. Tukaba tuje muri wa mwanya dora tukaganira, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kuganira ku makuru ya siporo. Turi kumwe n'umutumirwa musanzwe mumumenyereye, ari imbere ya kamera. Reka dutangire tumuha ikaze. Murakoze. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri siporo, muze kuba hafi. Reka dutangire ku makuru arimo aravugwa mu Rwanda muri iyi minsi. Utangira utubwira ni izihe ekipe zari zasohokeye u Rwanda, zari zasohotse mu yayi marushanwa? Zari zasohotse mu yayi marushanwa? Mu marushanwa ya Afrika. Nyine ni izihe zasohotse mu yayi marushanwa? Hasohotse APR, hasohoka na Polisi. Zari ziri mu irushanwa rimwe se? Oya. Amarushanwa atandukanye. Imwe yagiye mu marushanwa yatwaye shampiyona, indi jya mu marushanwa yatwaye ikombe cy'amahoro. Ibindi ntubimbaze. Ni ibyo nzi. APR yari yasohokeye u Rwanda mu marushanwa ya CAF Champions League. Hanyuma Polisi isohokera u Rwanda mu marushanwa ya CAF Confederation Cup. Yambo? Yego. Ahubwo ndi kugira ngo noneho mubaze, waramenye ukuntu ayo makipe yitwaye se? Cyane. Gute byagenze gute? APR yasezereye ikipe bahuye ya Azam yo muri Tanzania. Polisi barayisezeranira ya kipe yo muri Algeria. Ntibe bintu byaba byarabaye muri iyi mikino se, abanyarwanda bamwe baba bataramenye ko ari igihe amakipe nyine ajya akora nk'utuntu, ugasanga wenda hari utwatrendinze wenda nko ku mbuga nkoranyambaga z'abantu bamwe na bamwe. Kuri iyi nshuro nta kantu kaba karatrendinze kakaba karavuye muri iyi mikino? Ntako nabonye. Ntabwo nahuye nako. Ko bivugwa ko ngo hari abakinnyi ngo bazamu ngo bashobora kuba barakoze agashya muri stade ya Pele. Naho urabyishye, ntabwo bakiniye muri Pele, bakiniye mu mahoro. Bakiniye mu mahoro? Ese okay. Ako gashya byanze bikunze ugura bizi byagenze gute? Uko ibyo bakoze ntabyo nzi, ariko nuko nzi ko ariho bakiniye. Polisi niyo yakiniye muri Pele. Okay. Okay. Iyo mikino rero yagiye ihuza ayo makipe, ku ruhande rwa Polisi cyangwa se ku ruhande rwa Pele byaba byaragenze gute? Kandi nakubwiye ko APR yaratsinze isezerera ekipe yayo muri Tanzania ya Azam. Polisi barayisezerera. APR ndavuga ibitego bayisezereye ku mapenalite, ku bitego nyine byagiye. Oya. APR yatsinze ibitego 2-0. Ariko bayakira muri Tanzania, Azam yari yayitsinze igitego 1 kuri penalty. Hanyuma polisi yo bari bayitsinze 2-0 iri iwabo. Hanyuma rero baje hano mu Rwanda n'ubundi barabatsinda 2, ariko polisi nyine nayitsinda 1. Okay. Yatashye ibitego byinshi ko byagenda kose. Nyine nibihangane. Yego. Nibihangane. Nabo ni abacu. Harya mu Rwanda ufaniye? Ndifashe. Okay. Sinzi Rwanda hagaze we uri umufana bariyo cyangwa APR. Hanyuma ntago nafana reyo. Okay, ubwo utidekaye ko iyo ngiyo yindi utayifana ubwo byanze kunzarijya ari ku ruhande rwayo. None uriyumvute ibyumviro byawe we nyuma yo ko wenda APR yarakomeje iri jonjora rya mbere, uriyumvute nk'umuntu udafana reyo? Yego. Ni ibintu byiza kubona ikipe igutsindira iwayo, ikagutsinda igitego 1-0. Umva ko APR byayisabaga imbaraga nyinshi ko itsinda ibitego birenze 1, kandi ikirinda gutsindwa ikindi. Ibyo rero yarabikoze, itsinda 2-0. Umva rero ni ibintu bishimishije. Ikiyongereyeho ngo byatsinzwe n'abanyarwanda gusa. N'abanyarwanda gusa. Yego.
ni abanyarwanda ariko erega ntabwo nose abanyarwanda se ese tukiri kuri icyo kintu abanyarwanda nyine hari ukuntu nyine abantu babyishimiye kuba biriya bitego byombi bya aperi yatsinze byarinjijwe n'abakinnyi b'abanyarwanda. Hari igihe wenda yari kuba ari intsinzi nziza n'ubundi n'iy'abanyamahanga babitsinda, ariko hari akarusho kabaye mu byishimo wenda cyane cyane nyine ku bantu b'abanyarwanda kumva ko ibitego bya aperi byatsinzwe n'abana b'abanyarwanda, ku buryo bamwe bahita batangira no kuvuga ati ubundi umubare w'abanyamahanga shampiyona y'u Rwanda ivuga wenda bagakwiye gukina mu ma ekipe, ubundi ubaye wiyongereye cyangwa se wenda ukagabanywa, u Rwanda rwungukira cyangwa se ruhombera he? Mu ko umubare wakwiyongera rwungukira, mu kuba wagabanuka rwungukira cyangwa se ruhombera he? Uba wumva nyine biba bimeze bite? Shangiye ibyo ngibyo ntabyo nzi gusa ibyo kuvuga ngo abanyamahanga ngo abanyarwanda ngo bungukira he, njye gusa ikintu mbona iyo harimo y'abantu ari babiri bakompeta, ibyo ari byo byose umuhanga atuma wa wundi ufite intege nke nawe azamuka. Ntekereza ko rero nibyo bituma hari igihugu runaka kijya cyangwa amakipe ajya kugura abakinnyi bo mu bindi bihugu bareba wenda ubushobozi bwabo bakabinjiza muri shampiyona yabo kugira ngo babashe kuzamura urwego rw'abanyagihugu. Ariko nk'uko wari ubimbaje muri APR urumva n'abanyarwanda bagize ute babitsinze, byari bishimishije, ariko n'ubundi ni ibisanzwe. Nese APR ntashyize nk'imyaka, uyu ni umwaka wa kabiri batangiye gukinisha abanyamahanga, mbere y'uko bari bararetse gukinisha abanyamahanga bakinisha abana b'abanyarwanda, kandi n'ubundi niba ari ibyo bikombe barabitwaraga. Ubwo icyo APR yakoze bari abanyarwanda bakina muri APR nuko bagaragaje ko uko byagenda kose nabo bari ku rwego rwo hejuru. Niba ari abo banyamahanga bajye baza barwanira umwanya, ufata umwanya ufate, ariko batitaye kuvuga ngo ubwo haje ngo umunyamahanga ngo umunyarwanda aricara. Oya, numva biha imbaraga abanyarwanda kugira ngo nabo babashe gukompeta. Ibyo bintu nubwo wenda ubihurijeho n'abantu benshi, ndagira ngo baze ku giti cyawe, uba wumva nk'ibyo bintu nka ekipe nationale cyangwa Amavubi yungukira he mu kuba abanyamahanga baje ari benshi muri shampiyona? Nuko aho Amavubi yungukira nuko iyo babanyamahanga baje muri shampiyona yacu bituma b'abanyarwanda bagira competition nabo bakazamura urwego. Ngiye niko mbyumva. Ibirenze ibyo ngibyo uzabibaze Ferwafa. Ferwafa yamenya kurusha abasesenguzi. Ferwafa se none ko ariyo ihagarariye umupira, ngiye magarariye iki? Sibye ko nihagarariye gusa ngiye nyine. Wagaze no kubyiri kuvuga. Ni ibitekerezo byanjye bitavana iby'abandi. Ubundi hari abavuga ko ngo ni ibitekerezo nanjye nyine gutyo uvuze uti ni ibitekerezo byawe, harimo ibyanjye mpuza n'iby'abandi wenda nagiye numva. Ubundi bavuga ko ngo Amavubi igihe yigeze kugaragaza ko ashoboye, igihe yigeze kugera ahantu hakure wenda twaba twibuka, icyo gihe n'ubundi mu Rwanda habaga harimo umubare navuga uhagije w'abanyamahanga. Nibwo u Rwanda nyine rushobora kuba ruheruka kugera ahantu nyine hashimishije. Bamwe bagatanga urugero ngo wenda ku gihe cya Jimmy Gatete, icyo gihe sinari ndiho wenda ngo mvuge ngo nzi bya futu, warapfuye, sinari bwaze ku isi wenda sinzi. Igihe cya Jimmy Gatete ngo ku gihe cya Bakarekezi Olivier, ese waba utaravuka? Urumva kuba ntabizi birashoboka ko byabaye ntaravuka kuko nta. Aya none bakina mu Mavubi muri 2004 ngo utaravuka? 2004 mfite imyaka 6. Neze ntiwari uriho? Ntakuzi ko umwana w'imyaka 6
mu banyamupira urumva niba icyo gihe hari muri 2004 birashoboka ko wenda icyo gihe ari icyo abantu bazi. ubwo urumva igihe bagereye muri ayo Mavubi cyagiye bakinaga byanze bikunze ashobora kuba barageze mu Mavubi ntaravuka uko mbitekereza, cyangwa se nkaba naravutse ariko iyo wenda uburyo tumenyamo amakuru nk'ubu ngubu bikaba byari hasi, nyine umuntu adashobora kwenda yapfa kumenya amakuru nk'uko uyu munsi tuyamenye, cyane ko n'ubwenge bwanjye wenda icyo gihe butari bwakwagukiye cyane mu bintu bya siporo. Ariko bivugwa ko icyo gihe Amavubi icyo gihe nyine ngo yari atyaye, barayatinyaga, za Uganda zarayatinyaga, za Tanzania zarayatinyaga, za Sudani, nyine Amavubi yarakinaga ukabona koko ni ya kipe iri ku rundi rwego, ku buryo harimo n'ibihugu byaratinya nk'izo za Algeria, twari turi ku rwego rumwe ngo n'izo za Algeria njye niko mba mbyumva. None abasesengura bakavuga ko ngo icyo gihe byaterwaga n'umubare uhagije cyangwa se munini w'abanyamahanga babaga bakina muri shampiyona y'u Rwanda. Igihe rero batangiye kugabanyuka nibwo Amavubi nyine yagiye gutangira nayo asubira inyuma kubera cya kintu wari uvuze mu kanya cyo kubura competition, cyo kubura wenda undi muntu muhangana ngo agucalenjinge umve kuri bujye mu kibuga kubera ko wamurushije, umve kuri bujye gukina nyine kubera ko bimerita. Icyo gihe nibwo nyine calibre y'Amavubi yatangiye kujya hasi. Bakavuga bati ubu ngubu wenda ikintu tubura n'undi ni icyo ngicyo. Amavubi ku buryo n'abatangiye gutebya bakavuga ati turamutse tugize umubare uhagije w'abanyamahanga, Amavubi dushobora kwisanga mu gikombe cy'isi, cyane ko ubu ngubu tuyoboye itsinda. Ariko tuzajyayo rwose. Tuzajyayo inshallah. Reka ibyo ngibyo tubitega iminsi. Hanyuma rero ubwo njye nicyo ngicyo nibarizaga nti kuba umubare w'abanyamahanga wenda waza tukaba twabagira wenda bahagije nk'icyo gihe, hari ikintu bishobora kongera kuri potential wenda y'ikipe y'Amavubi, ku buryo bishobora wenda no kudusubiza ubushobozi nka bumwe twari dufite icyo gihe ku gihe cya Jimmy Gatete. Birashoboka nk'uko nabikubwiye, iyo abantu babiri bahanganye, ariko guhangana kwiza pana kurwana, nuvuga ngo niba hari icyo nkurusha urashaka kugira ngo nawe undushe, hanyuma rero bigatuma nanjye nzamura urwego. Urabona urugero twatanze cyane turi kwibanda kuri APR. APR babizi ko ubu ngubu bifite abakinnyi benshi b'abanyamahanga kandi ababahanga niko numva bavuga, urumva. Ariko tekereza kuba wenda bari abanyamahanga baguze, ariko ugasanga harimo abanyarwanda, ahubwo akicaza umunyamahanga, kandi wenda umunyamahanga bamuzanye kugira ngo ukurikije impamvu bamuzanye, ntabwo wa munyarwanda yari kuba ari we uri gukina, hakagombye kuba hari gukina umunyamahanga. None umunyarwanda yagumanye umwanya we. Icyo ni ikikwereka ko cyakanguye abakinnyi b'abanyarwanda, agahatana kugira ngo agume ku mwanya we. Icyo gihe muri kwaguhatana kugira ngo agumye ku mwanya we, nibwo noneho azagera ku rwego rwiza, usange n'umutoza w'ikipe nationale amugiriye icyizere, aramuhamagaye, ugasanga nyine ni ibintu bimeze neza. Ikintu cyose gifite ibintu bibiri bihanganye, uko byagenda kose hari ubuzamuka undi akamanuka. Ariko icyo tuba twifuza nyine ku bakinnyi b'abanyarwanda ni uko bazamura urwego kugira ngo nyine bagumye baheshe ishema na ekipe nationale. Yego. Ugeranije Amavubi y'uyu mwaka n'Amavubi wenda yo mu myaka ibiri ishize za 2022, ubona harimo difference imeze ite? Harimo difference kuko kenshi ntabwo twatsindaga, iyo habaye ibitangaza kwari ukunganya, ariko ubu ngubu baratsinda. Uvuze ngo ayo mwaka harimo, biragaragara ko harimo, ni nko kuvuga ngo hongewemo agafu. Urabona barakompeta cyane, kandi kuno bagatsinda, kubona Amavubi atsinda ikipe ya Afurika y'Epfo ni ibintu utasobanukirwa. Ikipe ya Afurika y'Epfo harya birani ibiki, ni kani ni cani. Ari kani ari cani, byose ni gake wasanga itagiyeyo. Nk'ibyabaye ubushize bibera muri Cote d'Ivoire ni iki? Ni kani.
urabona ko Afurika y'Epfo yari iriyo numva yaranagarukiye muri kimwe cya kabiri niyo atari kimwe cya kane kimwe cya kane no kumva ukuntu ukibaza ikipe Amavubi arabatsinze ni ibintu udashobora kwiyumvisha nyine ariko mu mupira nyine biba bishoboka. Hanyuma reka twigarukire wenda muri shampiyona tuve mu Mavubi gato. Ubu shampiyona y'u Rwanda igeze kuri journée ya kabiri niba nibuka neza. Journée ya kabiri ndumva ari journée ya kabiri. Kuri ubu ni ihe kipe ya mbere? Ni Gasogi. Ntabwo iratsindwa. Ni byiza kuri Kenisi na ekipe yiwe. Hanyuma ubu ngubu ikipe zishobora kuba zitangiye gushidikanywa bitewe wenda no kwitwara nayo muri imikino ibiri ishize zaba ari izi. Nazo nzi. Ntazo uzi? Uzi yavancije gusa. Nzi ya mbere. Erega njye ntabwo nkurikira umupira, ntabwo nkurikira amakipe yose. Mba mfite amakipe nkurikira, ubwo rero ntabwo nagira, ntabwo byose nabimenya. Hari n'ikipe ishobora gukina sinyorwe ko yakinnye, ariko akaba n'ikipe yakina sinzamenye ngo yarakinnye ngo bigeze hehe. Ntabwo byose wabivamo. Reka tuve muri siporo gatoya yo mu Rwanda, hanyuma tujye i Burayi ho gato. I Burayi ndibuze kukubaza kuntu uze kuri shampiyona yo muri Espagne. Nka data. Shampiyona muri Espagne yaratangiye? Ntabyo nzi niba yaratangiye. Ntabyo uzi? Ubwo urumva niba ntazi ko yatangiye urumva ko n'ibibazo nta makuru yaho nayo aragoye. Biragoye, byaragoye. Reka nkwibarize ikibazo kimeze nkaho kiri fana ariko nyine ntago ari cyo muri siporo. Wambwira imijyi ibiri iri mu mijyi myiza ku isi. Imijyi yitwa ko ari myiza ku isi wenda 10 ya mbere, mbwiramo ibiri. Imijyi y'ibihugu? Yego. Uya imijyi nubwo ataba atari bivuga ariko akaba ari umujyi. Akaba ari umujyi, ushaka no kuvuga n'imijyi ibiri yo mu gihugu kimwe. Yego. Myiza? Yego. Ni Kigali na Rubavu. Uriseko iyo mijyi iri mu mijyi 10 ya mbere myiza ku isi. Naze ko ariyo nagezemo, indi ntabwo ari ko ari myiza, ariko ntayayiruta. Ikiri cya mbere ni amakuru. Ariko sinyaguhaye se nawe niba ushaka irezi iyo nkubwiye uzagenda ujye kuyishaka nawe. Ikiri cya mbere ni amakuru. Iyo ngiyo ni okay. Iyo ngiyo uvuze niyo. Ariko mu Rwanda pana ku isi yose. Ni iri mu mijyi ibiri. Ese wambajije ku isi? Yego. Yaza mu mijyi ibiri myiza u Rwanda rufite, ariko simamya ko mbonekereza ko ku isi shaka kuba ari Paris na Amsterdam. Hari Amsterdam mu Buholandi. Amsterdam simbizi ariko numva ariko Paris irimo Toronto irimo no muri Canada. Za Dubai harimo iyo ngiyo ya Amsterdam yo ndashidikanya ko yabirimo ko Amsterdam sinzi. Uzashaka amakuru nose singuhaye amakuru nawe uzashaka yandi wongereho igihe uzasanga itarimo ubwo nyine uzazobitangaze. Tugarutse muri siporo gato, nubwo wari wakwepye mu gihugu cya Espagne ariko ngereka amagaruke. Ikipe ya Real herutse kugira umukinnyi wayibereye icyitegerezo herutse gusezera, wari imazemo igihe kirekire watumenyera uwo mukinnyi arinde. Icyo nibuka ubwenegihugu bwe n'Ubudage. Ikindi nikira ushaka kumenya izina rye, kumenya amazina yiwe. Murumva wamaze kuvuga ko ari Umudage ariko kumenya noneho amazina yiwe ni ayahe? Yitwa Tony, rini ntaryo nzi. Tony? Ari Tony nde ibintu nk'ibyo bikurikiranye. Tony Cruz? Ni uwo nguwo. Okay. Nibyo.
ahubwo shampiyona muri Espagne nayo ushobora kuwiyizi. Umukinnyi uherutse kuyijyamo avuye mu Bufaransa se we muri Paris Saint-Germain we ntumuzi? Mbappe. Urumva se utayizi? Mbappe. Oya ndabazi ariko ntabwo nzi ko niba barata icyo nakubwiye ntazi niba ko niba shampiyona yabo yaratangiye nibyo navuze ntazi, ariko haransima abakinnyi benshi. Nzi Mbappe, nzi Ndera ko bagiye, nzi Rodrigo, nzi Vinicius, nzi Modric, undi ni Ndera. Hari abandi bakinnyi babiri b'Abafaransa, batatu Kamavinga, undi rero afite izina ntajya nshobora kuvuga. Uwo mwihorero n'ubundi abangabo barahagije. Ndabazi nuriya Bellingham urumva ko ndabazi. Urabazi. Okay, ndeka tugushimire ku kiganiro cyiza uduhaye cya siporo. Hanyuma tunashimire abakunzi bacu bakomeje kubana natwe mu biganiro tugenda tubagezaho bigiye bitandukanye. Umutumirwa turamushimiye. Murakoze cyane. Ariko ubu niko muhora munshimira ntimugira akantu mwomo. Akantu tuzakaguha. Tuzakaguha hari igihe tuba twarateganyije cyo gutanga utuntu, icyo gihe nikigera niwe tuzaheraho. Ariko mushaka mwageragamo nakanda na momo nta nicyo bitwaye. Momo yanjye hora ifunguye. Tubwire momo yawe. Turabashimiye rero bakunze Muragwa Family TV, ibiganiro kuri uyu muyoboro nakagaruka. Turi kumwe no mu bindi biganiro. Ciao ciao.